Se umwami wacu Yesu Kristo, urakoze kuri umunsi wa kabiri w'amasengesho twiyiriza dushaka mu maso hawe. Mwami uturinde imitima igukorera igononwa. Uduhe umutima ukunze. Mu byo dukora byose tubikorane umutima ukunze. Turinde ubwigomeke. Turinde n'ubujiji. Uduhe kumenya ubushake bwawe no kubugenderamo duciye bugufi n'imitima ikunze. Komeze kutwigisha mwami, kuko ijambo ryaravuga ngo abantu bawe bishwe no kutamenya. Duhe mwami ukumenya kuva kuri wowe. Mu izina rya Yesu. Ndetse umaze no kuzuka wakomeje iminsi 40 wigisha abigishwa bawe iby'ubwami bw'Imana. Ukomerezaho wari ugejeje. Umaze imyaka 3 n'igice ugendana nabo ubigisha iby'ubwami, ukora imirimo bareba. Ndetse umaze no kuzuka ukomerezaho kubigisha. Niyo mpamvu itorero ryawe kwiye kwigishwa, kugira ngo tumenye tout le conseil de Dieu, tumenye inama zose dukeneye, kugira ngo dutunge imitima ishimwa nawe. Mwami uturinde kuba muri iyo kategori yabo ubara nk'urumamfu, ariko tube ururo, tube amashami y'umuzabibu ari wowe Kristo. Tugaburire nawe kugira ngo twere imbuto nyinshi. Migambi yawe ikomeze muri twe. Migambi ya Satani ku itorero ryawe kuri twe itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, n'abandi bose batari hano n'abari mu bihugu bitandukanye badukurikira kuri internet, reka aya magambo mwami nabo abafashe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukomeze kwiyubakira itorero iryo amarembo y'ikuzimu atazabasha, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Twumvise ko icyo umufiansa asabwa umugeni, tumvise fidelite, ubwizerwa. Amen. Ubwizerwa ku Mana n'ubwizerwa ku ijambo ryayo. Ari n'icya kabiri asabwa rero, asabwa icyo bita mu Gifaransa la pureté, ukwera. Asabwa la pureté, ukwera. Umugeni asabwa la pureté, ukwera. Asabwa ukwera. Tubisoma mu Baefeso ibice 5 ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Imana ikomeza gufata igereranya imibanire y'umugabo n'umugore, ikabigereranya n'imibanire ya Kristo n'itorero. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Amen. Amen. Murumva rero uko niko Kristo abanye n'itorero rye. Iyo tuvuze itorero ntabwo tuvuga idini. Abanye nabo bose bakiriye ubutumwa bwiza, bakamwizera nk'umwami n'umucunguzi wabo. Ngo nk'uko umugabo muzima akwiye gukunda umugore we, akifuza yuko amubona ameze neza, asa neza. Amen. Ngo abariko na Kristo, ngo niko na Kristo abigenza ku itorero. Kuko itorero riracyitwa fiancé, riracyitwa umugeni. Ngo Kristo rero ntabwo aritereraho ngo bazongera guhura kuri wa munsi. Kristo ari mu itorero rye mu Mwuka Wera, ngo ariho haragira gute? Araryeza, araryitwararika,
amen, araryeza, amen, aryezesha ijambo. Abakristo batajya bagira umwanya wo kumva ijambo, baba bariho barabuza umwami kubeza. Ngo ijambo ry'umwami Yesu akomeza kwezesha umugeni we, ariryo torero rye. Yabwiye ba Petero ngo none mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Ijambo ry'Imana n'Imana ikoresha mu kweza itorero ryayo. Byo turabyumva. Kubera ko umwami Yesu yeza itorero, kubera ko yaryeza, kubera ko umwami yeza itorero, kandi ari aho nyine twasomye, kuko arikunda. Mese tu araryeza kuko arikunda. Urukundo arikunda rwagaragaye ko yaripfiriye. Urukundo rwatumye Yesu apfira, ngo yaragitangiye. None se yari kuripfira atarikunda? Oya. Urukundo Kristo akunda itorero byaragaragaye ku Igorogota ku musaraba. Siko badusomera ngo akunda itorero akaba yaragitangiye. Amen. Yaragitangiye. Kuba yaragitangiye rero nuko arikunda, ngo rero iyi myaka hafi 2 yose ngo arakora mu ukuryeza. Aryezesha iki? Ijambo. Nibyo yavuze abwira ba Petero, Yohana 15:3. Mumve akazi k'ijambo. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Voilà. Amen. Ijambo rye niryo akoresha mu kweza umugeni we. None abatafite umwanya w'ijambo bigenda gute? Kandi bitwabona abakristo bigenda gute? Bazabura kwezwa. Voilà. Niyo mpamvu Satani ntabwo akunda itorero rishira imbere ijambo. Ntabwo arikunda iryo torero. Azashaka ko abantu bahurira mu itorero riha priority ibindi bintu. Mwayumvise? Beaucoup d'activités sociales biki. Ntabwo ari bibi, ariko ntabwo ari byo byeza. Mwayumvise? Amen. Ntabwo ari ibiteramo, ntabwo ari ingwe biki, ntabwo ari amapiknike, ntabwo ari ibyo. Ijambo niryo Yesu akoresha mu kweza. Imana ishimwe. Byo bindi byanyu bya piknike n'ibiki byose ngo murakundana hobe nta kibazo, muzajye mubikora, ariko mu mwanya ijambo, kuko niryo Yesu akoresha mu kweza. Imana ishimwe. Haleluya. Ashize nk'icyumweru cyangwa nibeshye, sinimba icyumweru, antuka nta cyumweru kirenze, nari muri kwite personnel, ndiho ndasenga Imana. Hanyuma Imana mu ijambo ryiza arambwira ijambo, ndanezerwa. Ni nkuko insubiriyemo kwa ndanezerwa. Haleluya. Murazi yambwiye tangaza. Gitangaza yarambwiye ngo uri umukozi w'ijambo. Ntabwo ari umuntu wabimbwiye, ni Imana yabimbwiye. Ndanezerwa cyane. Ngo mumaze kwezwa ku ijambo nababwiye. Ijambo niryo ryeza ubwoko bw'Imana. Rero umufiance, umugeni, ngo akwiye kuba umwizerwa, akwiye kuba kugira la pureté, ukwera. Kwera rero nakundi wakubona ukuba mu ijambo, kuryumva, amen, no kurigenderamo birakweza. Hanyuma yavuze iki umwana? Ngo afin de la sanctifier, donc iryo torero ngo ari sanctifier, ageze ijambo, amen, amaze kurihumanuza umubatizo, amen, kugira ngo bigene gute? Afin de faire paraître devant lui cette église, ngo cette église glorieuse,
ngo azishyire iryo torero rifite ubwiza. Ngiyo ntego ya Yesu. Ubu imyaka hafi 2 ariho arakora uwo murimo ngo azaryishyire. Iyo niyo purpose, niyo ntego, ngo azaryishyire rifite ubwiza, ngo cette église, pas n'importe laquelle. On est en France ngo cette chose là ni ikintu kiri précis. Amen. Ntabwo ari ijambo ryaje gutyo. Afin de, yoze afin de, baba bashaka kuvuga intego. Amen. Hallelujah. In order to, so that, urategura kuvuga intego. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église, pas n'importe laquelle. Ntabwo ari cette dini-là, cette religion, cette secte, cette dénomination, cette église, iryo torero. Ntabwo ryo yose rya rindi yita bamaze kuvuga hariya ngo yitangiye akaryigura. Iryo nyine torero ngo niryo yeza ku manywa na nijoro binyuze mu ijambo. Mukwiye gukunda ijambo. Amen. N'umwuka wera kurusha ibyo mwibwira. Mukwiye gukunda ijambo n'umwuka wera kurusha ibyo mwibwira. Ijambo riravuga gutya: senga Imana umutima urikunde, none urishyire mu bikorwa umutima ukunze. Ntuzigere usitazwa n'ijambo ry'Imana, uzaba ufite ikibazo. Bawundi yavuze ngo marayika baramusitaza. Itangaza baramusitaza. Yesu kabutindi. Ntukazaba icyago rero, uzaba umukunzi w'Imana. Imana ishimwe. Ukunda Imana, ukunda ijambo ryayo, ukunde n'umwuka wayo. None twebwe uyu munsi mu gihe Imana itaravuga, kugira ngo duhure n'umwami wacu Yesu Kristo wadukunze kandi twitangira, uyu munsi twitwa umuge. Hanyuma niduhura nawe tukagera mu ijuru, umugore w'umwana w'intama. None ubu tukiri fiancé, ararakora iki? Mwumvise yuko ngo umugeni ngo yahawe kwitegura. Amen. Haleluya. Ibyahishuwe Yohana 19:8. Twishime kuko ubwo umwana w'intama buregereje, umugeni yahawe kwitegura. Siko bavuga? Amen. Ngo yambaye umwenda mwiza, mwiza urabagirana utanduye, ngo niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Sibyo bavuga? Mvuga ngo umugeni ahamagariwe kwitegura, ariko ikindi nacyo Kristo nawe araramutegura. Ibyo rero nabyo mubifate gutyo. Mvuga ngo rero ntibizafeiringa, kuko ntabwo ari sens unique, ni dans les deux sens. Imana ishimwe cyane. Umugeni aritegura na Kristo nawe aramutegura. Apana aramwitegurira. Kristo samutegura gute? Kristo nuwera igihe cyose, ahubwo Kristo aramutegura. Nibyo bita rero dialectique muri filozofi. Ni ibintu bireka ko bihabanye ariko birubakana. Ni dialectique. Amen. Umugeni ngo yitegure, kandi n'umukwe nawe aramutegura. Ntabwo ari contradiction, harimo conclusion nziza. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mwebwe wenda muri kaminuza hano kugira ngo mbabwire kandi mubyo neza, hari ikintu bita les prémices et la conclusion. Ni muri icyo bita la logique formelle cyangwa la logique aristotélicienne. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo n'amagambo abiri noneho akwiye kugenda ukayakorogezaho uvanamo
umwanzuro. Batanga urugero kenshi ngo tout homme est mortel, ngo umuntu wese arapfa. Or Socrate est un homme, ngo kandi Socrate ni umuntu, donc il est mortel, donc nawe arapfa. Yarapfuye bien sûr. Tout homme est mortel, umuntu wese arapfa. Iyo ni prémisse yitwa la majeure. Prémisse nini. Or Socrate était un homme, Socrate ni umuntu. Iyo ni la mineure. Tuvane umwanzuro rero, conclusion. Nawe azapfa. Iyo nibyo bigisha muri kaminuza. Ega hano muri kaminuza ya Yesu. Imana ishimwe cyane. None rero ngo umugeni yitegure. Na Kristo aramutegura. Bibyara iki? Successful wedding. Ukwe uhambaye. Imana ishimwe. Amen. Abana ko mu ijambo ry'Imana mu filosofi. Ntibamenye yuko tufite ibanga. Twaramumenye. Hallelujah. Iyo banga Dawidi yamenye. Hanyuma ya mukobwa w'umwami Sawuli akamurebera mu idirisha. Ngo arategereje ngo umugabo we w'umwami. Hanyuma aramureba Dawidi, arabyina. Uko na video zari zihari cyo gihe. Yari gucaninga Dawidi. Gukuzaho imyenda y'inyabura bami igwa hasi. Hajari. Arabyina. Wa mugore aramureba uko yegera n'abantu bose bara umwami yabyinye ibyo byamurenze, umwenda waguye hasi, iki yose. Soko na kurone nawe barayifashe kuko yari kugwa hasi. Baramutegereza ngo amusuzugura mu mutima. Ati mbega umugabo yisuzuguza gutyo imbere y'abadamu. Hasi asuzuguje first lady. Yewe first lady. Mukasa umugabo wasa Sawuli. Imana yo mwijuru iramwitegereza. Yawe sawa. Dawidi arabyina arangiza. Natashe se. Ahubwo ngo bamuhobere hobe. Mugabo mwiza unteye ishema yo kubyinira umwami w'abami wakwimikije amavuta akakurutisha papa. Ukaba uri ku ntebe ya papa yaragukunze. Nkaba narabyawe n'umwana w'ingoma. Nkabambaye no mudami w'ingoma. Uwiteka nahimbazwe. Komereza umubyinire. Ahubwo nanyu ntoze kumubyinira. Ahubwo ngo amuhobere yamurebye. Kwisuzuguza kuri imbere ya rubanda. Kujije isoni first lady wowe. Dawidi ntacyo yamubwiye. Nubwo yari ndwanye. Kada mbere y'umudamu ahita yashira mu mufuka. Hanyuma avuga ati sawa. Kazima naziyo nabyiniye. None uwo mbyinira azi wari we. Niyo yashize ku ntebe ya so. Masi menshi ku mwami Yesu Kristo. Bivuga ngo Uwiteka ahita avuga. Wowe mudamu we. Uwo yabyiniye aramuzi. Kubera ko wasuzuguye we yabyiniye. Kandi naramushize ku ntebe ya so. Inda ndayifunze. Ntuzabyara. Imana iramuvuma. Bara? Natwe rero abaduseka rero ntabwo bazi ko bari ku bibazo. Muge muti bareke baseke. Wamumenye umwami ntiyabura kumubyinira. Hallelujah. Dieu ne nous dit jamais que nous sommes ridicules. Nta nayo Imana ivuga ati ariko si wewe bite byawe. Kubyina nabi. Kuririmba nabi. Ekada. Imana ire umutima. Urabyinira nde? Uririmbira nde? Amen. Ibyo bindi byo guhana amanota ngo ijwi rye ngo nagwa ari arito nibiki icyo nawe ari by'Imana ibyo. Ireba umutima. Rero Kristo ariho areza itorero. Naryo aramagariye
kwezwa. Ibyo byombi rero bikwiye gufatanya, nibyo bizabyara rero ibi avuze hano ngo azishyira itorero, iryo torero ryambaye ubwiza, sans tache, ridafite ikizinga. Amen. Ni ride, umunkanyari, ni rien de semblable, nikisa gutyo, mais sainte, ryera, irrépréhensible, ridafite inenge. Amen. Iryo ni ryo torero Kristo ashaka. Ariko turacyari muri periode ya fiançailles. Amen. Hano rero mu byesho Yohana hari ikintu nshaka ko mumenya. Imana umviriza, ejo narababwiye ngo itorero ntago ryatangiye na Pentecote, ntago ryatangiye igihe umwuka yaramanukaga, ryari riri mu mutima w'Imana isi itararemwa. Ririya torero rivuga mu byesho Yohana, amen, avuga Yerusalemu, mu rwa Yerusalemu mu ijuru, ngo nawe n'umugeni, nawe ngo n'umugore w'umwana w'intama. Mwabizi ngo mbona ururembo rwera rumanuka ruva ku Mana, ngo ruteguwe, amen, rurimbishijwe, amen, nk'umugore arimbishijwe nde? Umugabo we. Twabisomye se 21 Iyaje Yohana. Mumve rero sagesse y'Imana, ubwenge bw'Imana. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya, rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugore arimbishirizwa umugabo we. Amen. Amen. Urwo rurembo apana Yerusalemu yaha muri Aziya, Yerusalemu yo mu ijuru. Nuvuga ngo rero Imana muri ya metafore yayo, muracyebuka metafore cyakige igeranyo, nuvuga ngo itorero rye kwisi, amen, haleluya, Imana ifite image yayo ideale deja. Nuvuga ngo Imana ifite deja mu ijuru ishusho y'umugore w'umwana w'intama. Iyi ni image parfaite y'itorero. Nuvuga ngo ururembo rwo mu ijuru, mu ijuru, amen, uko rurabagirana, Imana irugereranya n'itorero igeriza barigeze mu ijuru. Iri torero mu isi riri imparfait, rigifite utugorane, mvuge mu tugorane. Tudufite se? Ntimubizi se? Ejo yari haleluya, uyu munsi bikaba byacumbagiye. Imana yatabara, haleluya ikagaruka, hanyuma ibindi bikaza kuvanga, haleluya ikabura. Sibyo? Iri torero riri imparfait, rigizwe na bene Adamu, bakifite nature ya Adamu. Amen. Imana ifite finalité yaryo, ifite iherezo ryaryo, imaze kuritegura isi itararemwa. Bayibise. Noneho Imana irirebere muri Kristo, ntago ribona n'utu tunenge twacu twebwe mugeni wa Kristo. Itubona deja muri état parfait, twabaye umugore w'umwana w'intama. Donc, il y a l'image terrestre de l'Église et il y a l'image céleste de l'Église qui est l'image parfaite, qui est la finalité de l'Église. Ibyo rero nibyo bitwankuraja. Amen. Kuko Imana ifite deja nibyo bita uvereza. Iyo usomye ibyahishe Yohana, iyo bavuze umugore w'umwana w'intama, sibyo? Ariteguye, ubukwe bwageze, baramudekrivier, ageranjwe n'umurwa n'ururembo rwo mu ijuru, Yerusalemu yo mu ijuru, aho Imana iba ubwayo. Urabona ko hasa ushobora kubyimagine.
iyo urebye yo mu ijuru, amen, nibyo bita lodeja. Lodeja birara byarangiye. Hanyuma iyo urebye itorero rikiri mu isi mu rugendo, Yesu agikomeza kwezesha ijambo, amen, haleluya, c'est le pas encore, not yet, amen, amen. Ariya mu ijuru it's done, hano mu isi not yet. Rero Imana rero kuko ari alpha na omega, iyi distance iri hano hagati ya pas encore n'itorero rigifite inenge n'iminkanyari n'ibiki, n'itorero parfait mu ijuru, kuko Imana alpha na omega byose biba biri kumwe. Noneho itorero rikiri mu rugendo Imana ikaribona byose byakozwe ari ryiza, rifite ubwiza uko Imana irishaka, amen. Na niyo mpamvu ivuga ngo byose nabihinduye bishya. Imana ivuga dans le présent, kuko muri yo nta passé, nta présent, nta futur. Ibi biratwankuraja, yikunuguza tukomeza kumumvira. Ariko kuba tuzagera mu ijuru turi noneho umugore mwiza adafite inenge, amen, ibyo byo Imana izabigeraho. Kubera iki? Kubera ko yaramaze deja kubona umugeni mu bwiza bwe, amen. Ni ukuvuga ngo rero ni projet y'Imana itazigara yeshuwa. Niyo mpamvu yavuze deja, nubwo tukiri muri kamere y'intege nke, ngo kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ni ukuvuga ngo Imana izasohoza icyo yagambiriye, nta na kimwe kizabura. Ntabwo rero turi rero muri aventure idafite aho igana, turi mu mugambi w'Imana, nta na kimwe gishobora kuwurogoya. Yaduhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Imana ihabwa icyubahiro, amashimeje ku Mwami. Yaduhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Rero izi ntambara zigiye gito z'ubuzima nizajye ziguca intege. Watangiye umurimo mwiza muri wowe. Abafilipi 1:6. Hanyuma dufate kandi iminota 10 senga Imana. Abafilipi 1:6. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko iyo yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, amen. Ngo icyo nzi neza ntashidikanya ngo watangiye umurimo mwiza muri mwe, nindu ni Kristo azafeiringa, oya, ngo azawusohoza kugeza ryari? Kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Ni ryari uwo munsi? Sekansa nigaza azagutwara itorero. Atwara itorero, nta gushidikanya. Paulo nigeze aho umwanya na dute na nkeya, ntabwo yigeze ashidikanya. Aravuga ngo icyo nzi neza ntashidikanya, amen. Watangiye umurimo mwiza muri mwe azawusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Imana irakora umurimo mwiza muri twe kandi izawusohoza. Imana ishimwe. Upfa kuba utari urumamfu, uri ururo. Byose ni mubizi, urumamfu n'ururo. Urumamfu n'abana ba Satani, kandi nabo babana n'abana b'Imana ari ururo. Ngo reka bikurane muri wa mugani. Igikuru kumenya uri we, umenye ko ururo cyangwa uri urumamfu. Nimba uri ururo, umenye ko urumamfu rubaho, kandi byombi biri kumwe mu murima umwe. Niyo mpamvu rero udakwiye kumva ibyo umuntu avuga bitandukanye n'ibyo Imana ivuga, kabone naho yaba ari inshuti yawe, ariko mukaba muri mu itorero rimwe,
niwumva imvugo ye ihamanya nako ihabanya n'ibyo Imana ivuga, ntuzigere umuha amatwi, uzamenye uyu muntu ni urumamfu, arashaka kumbibamo imbuto ya Satani. Ukwiye kubimenya, hari ururo mu itorero, hari n'urumamfu. Amen. Ngo byombi bikwiye kubana kugeze mu gihe cy'isarura, niko Yesu yavuze. None se kuko amagambo y'Imana tutayamenye? Abavuga bose ngo haleluya, ngo Imana ishimwe, ntabwo ari bose, hari ururo, bamwe ni urumamfu. Ibyo ukwiye kubimenya. Uzamenya ku mvugo y'abantu, uzamenya ibyo bakora, uzamenya ibintu byinshi. Nimba ufite umwuka w'Imana, n'uburyarya ntibuzaguhisha abo bantu, uzagenda ubamenya. Uriya muntu nubwo ari mu itorero api ashobora kuba ari urumamfu. Amen. Wabyumvise? Hari umuntu yaje mu itorero ngo hanyuma ngo arakizwa, noneho ntiyabimenye ibyo, atangira kugenda hariya, hanyuma baramuyiba ibintu bye. Ibyo nari nzi ko bose nasanze mu itorero ari abatagatifu. Niko birakubwiye. Birakubwiye ngo hari ururo n'umamfu, kwiriye kubimenya. Wabibise? Amen. Ntimubise ibyo, nimaze kubimenya se. Hari ururo n'urumamfu. Matayo 13:36 tugeze ku 43. Move. Maze asezera ku bantu, yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, umurima n'isi. Imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu ni abana b'umubi. Kumbe rero turatuvuga urukungu rero. Ngo hari abana b'Imana n'abana b'umubi. Yego. Ninde yabivuze? Yesu. Ni Yesu yabivuze? Ngo umwana w'umuntu ninde? Ni Yesu. Ngo niwe wabibye imbuto nziza. Umwanzi warubibye n'umwanzi. Isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi, babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi niyumve. Amen. Amen. Yes. Murakeneye ko tuzana profesa uhambaye ngo basobanure ibi. Nibyumvikana? Nuvuga ngo muzima na hari iki? Hari abana b'ubwami n'abana b'umubi. None se ibyo ukwiye kubimenya. Ukwiye kubimenya. Mu itorero ryose ku isi biravanze. Hari abana b'Imana, hari n'abana b'abamubi. Ntabwo ari njye mbivuze, ni Yesu wabivuze. Niyo mpamvu rero ntushake mu isi une église parfaite. Aya matorero uraboneka, ntuzashakemo kutabona inenge, kuko hari abana b'Imana n'abana b'umubi. Wabyumvise? Amen. Niyo mpamvu uzavuga ngo reka mve muri itorero rye mu rindi, uzasanga iyi realite, uzasanga ibi Yesu avuze, uzasanga harimo abana b'Imana n'abana b'umubi. Nimba itorero ari itorero rigendera mu ijambo ry'Imana, ryubaha amategeko y'Imana, uzasanga byombi. Uzasanga abana b'Imana n'abana b'umubi. Bizavangurwa ryari? Igihe nikigera. Amen. Haleluya. Igihe nikigera.
Imana ishimwe. Ese murabyemera? Ariko kugira ngo tubisobanure dusubire ku mugani, hano abigishwa amaze gusezera rubanda abandi, abigishwa rero bamubaza bihereye wa mugani. Reka tumvire wa mugani kwanza, sibyo? 13 were ku 24. Amen. 30 niho uza kumva neza ibyo yasobanuriye abigishwa be. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Amen. Iri jambo nyamukuru nashaka kumenya ngo nimureke bikurane. Periode yose y'itorero, igihe cyose itorero ritarava mu isi, bikwiye gukurana, bikwiye kubana. Nibiki bibana? Urukungu n'amasaka. Urukungu n'abana ba mubi Satani, hanyuma amasaka n'abana bikwiye kubana. Qu'est-ce que tu veux? Ngo ureke bikurane. Ni kuri 30 ngo mureke bikurane. Ntuzatanga rero nubona umuntu yita ngo ni mwene data ngo muri ku itorero akora ibigafe, ntuzaje utangara. Nujye utangara ubonye avuga ibigambo bidesha Imana icyubahiro, kuko birakwiye gukurana mu itorero. Rero n'umuntu rero akwiye kumenya niba afite umwuka wera, akwiye kumenya. Niyo mpamvu tukwiye kugira icyo bita le discernement. Tukiye kugira kurobanura imyuka. Muko za mpano ari 9, Abakorinto wa mbere 12:11. Hari impano yitwa impano kurobanura imyuka, le discernement des esprits. Tukiye kumenya. Ntago bisaba igihe kirekire ushobora kumumenya, ntibisaba igihe kirekire. Nibisaba kujya kwiyiriza icyumweru. Wowe gusa urumva ibyo avuga 1, 2, 3, 4 ukumva ubuhamya bwe hanze, sibyo? Imitwarire ye uhita ubimenya. Amen. Uhita ubimenya. Mwege rero mukwiye rero kumenya rero ko ibyo bintu bihari mu itorero. Harimo byombi, hari amasaka, hariho n'urukungu. Hari abana b'ubwami n'abana b'umubi. Nuze uvuga ngo nawe narinzi. Kwiye kubimenya. Amen. Kwiye kubimenya. Umukozi w'Imana akwiye kugira discernement. N'umwana w'Imana akwiye kugira discernement. Kwiye kudiserna. Imana ishimwe. Hano uyu mugani waje gute? Waje tuvuga iki? Tuvuga l'image parfaite mu ijuru. Imana igereranya n'ururembo rwo mu ijuru. Parfait. Yerusalemu yo niyo shusho Imana ivuga y'itorero igereza abariri mu ijuru. Ariko mu gihe kiri mu isi haracyari za nenge, haracyari iminkanyari, haracyari bya bindi Yesu akomeza gutunganya, sibyo? Kugira ngo riza meeting ya shusho yo mu ijuru. Rero nitukwiye rero gutangara nitubona image Imana ivuga y'itorero uko rikwiye kumera, rizamera, tukarebana nka mu isi tugasanga birahabanye. Tumenye ko siko Imana ibona, kuko Imana yabizi ko izagera ku ntego yayo y'itorero parfait.
ariko iyo perfection ntabwo izaba hano, bizaba igihe Imana izamura itorero. Ibintu byose bya kamere bizaba byasigaye, ako kanya bizatunganywa. None Imana ibona itorero uko yarigambiriye isi itararema. Ariko hagati aho turimenye mu gihe rikiri mu isi ririmo urukungu, ririmo n'amasaka. Rero urukungu rero ntiruduce intege. Niyo mvugo nko muri tagiye yambura abantu, ntaduce intege, twe dukomeze. Amen. Amen. Ntabwo ushobora kwanga Yesu kuko muri ekipe yabonetse Yuda. Yuda aba Yuda na Yesu akomeze kuba ari Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ubwo se uzanga ubutumwa bwiza bwa Yesu ngo uko muri mutima yo habonetse Yuda? Ah no. Tu dois faire la part des choses. Cyo kubitandukanya. Amen. Ni nk'aba bari bavuga ngo abapasiteri ngo bakunda amafaranga gusa ngo kameme. Nibaze hano kuri Beteli barebe ko nuwa hakunda amafaranga. Nabyo ni kibazo gikomeye. Nonse twese rero uzatwonka kubera ko abonetse mu bayuda. Yuda nabe Yuda nimuze aho yagiye kwimanika ko niho yahisemo, ariko Yesu yakomeze kuba Yesu. Amen. Ntuzafate, babita globalize, ntuzafate ibintu byose ubishyire mu gatebo kamwe. Amen. Haleluya. Murabizi abashinwa bari barinyagira ku isi yose, kandi mu bihugu bimwe bakora ibibi. Wabyumvise abashinwa? Iyo ukurikiye ibyo bakora muri za Togo yaho bagiye, ugasanga bari barakora ibintu by'amanyanga. Ariko ntuzagende uvuge ngo abashinwa bose n'abanyamanyanga. Usubira abahotera. Harimo abanyamanyanga, harimo n'abazima. Imana ishimwe. No mu itorero hariho abana b'umubi, hariho urukungu, hariho n'amasaka. Ntabwo uzumva rero umuntu witwa mu ruko rumwe yibya amafaranga uvuga ngo barukore yose n'abajura. Uza kuduhotera. Hari abapasiteri bazima, hari abafeke. Kandi ibyo ntabwo ari igitangaza bibaye, kubera ko hariho $4 na vrai dollar. None se kuko ise hariho vrai dollar nuko hariho na $4. Kuko hariho $4 hariho na vrai dollar. Hari abapasiteri bafeke, abapasiteri bazima. Haleluya. Bufite ijambo buzuye umwuka wera. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nuvuga ngo rero ntuzafate umuntu umwe arimo ufate kategori yose ngo niko bimeze. Mu itorero hari abana b'Imana bazima. Amen. Ariko hariho n'abandi Satani azana kugira ngo bavangire itorero. Ariko Imana kwiza byose yarabivuze bitarabaho. Hazaba abana b'ubwami kuko nababibyemo imbuto y'ubwami. Hazaba n'abana b'umubi yababibyemo imbuto iye. Nitwe tugere kubivangura. Amen. Twese rero uno munsi twitwa umugeni, ariko ejo tuzitwa umugore w'umwana w'intama igihe impanda izaba yavuze. Turi hariya rero mbere ya data. Amen. Haleluya. Twatwikuruwe kuko uyu munsi turatikiriye. Tugeza mu ijuru tuzatwikururwa. Hanyuma noneho beauty y'umwami igaragare. Amareka avuze ati mbega umugore igitangaza. Haleluya. Amen. Tugere masengesho. Imana ishimwe. Turasenga iki? Turaza gusoza dusengera hamwe. Ndaza kuba ibyo dusengera. Ariko ubu turasengera iyo ntego y'umwami yo kwezwa. Amen. Usengere ituro ry'Imana ryezwe mu gihe rikiri fiance, ikiri umugeni. Nawe uririmo rero wisabire kwezwa. Imana ishimwe. Minota 10. Iteka soya dusoza dusengera hamwe. Iminota 20-30 ya nyuma dusengera hamwe.